Ndi papa sava. Ko nabona byaciye muda. Ndabizi papa sava. Mwaba mwicaranye byinshi pe. Ubwo iki? Yewe harareho. Erega burya. Reka mvuge. Icyo ntaziza kuri iyi si ni iki buriya iyo ndebye. Njye nta kintu nazi. Nawe rwose gusa ibi byose byo kuri ishuri abizi. Ndabizi nyine. Ariko buriya rero njyewe papa sava. Buriya nagize ntya. Nyura mu buzima bujagaraye. Noneho ubuzima bujagaraye butuma amenya ibintu byinshi byo ku isi. Mu bureba nzi gusekura nkayungurura. Ese wari ubizi se mwe murabo ku cyuma nkasekura nkayungurura. Buriya nzi gusya ikintu bita ifu y'inono nkayisya neza ku rusyo nanzitse nkaheza. Urumva nzi kubumba amatafari nkaya ngaya ya rukarakara. Noneho nzi kubumba n'amatafari ariya ya munyu. Kwiforomo n'umukuzo ndayabumba neza nkanatwika agashya. Urumva nzi kugosora. Byanze ibintu byinshi cyane. Ni byiza pe. Uzi umugabo gutungura akakora akantu utabizi ko ari bugakore birashimisha. Umugabo uri umugore se ntago ari bose bishimisha, biterwa n'ushaka gutungura. Noneho hari igihe utunara nk'uko ugatunara uvuga uti umugore aze kunshima. Uzi icyo bita ngo nshimwe kobora epfiyo. Utaze kunshima nurangije bamwitegereza ugasanga agahanga yagakambijemo iminkanyari kagira ngo arimo ararenza ibintu by'ibirumba mu gishanga epfiyo ngiye. Ariko papa sava ubwo uri mu biki? Papa sava uratinye kugasomana nkureba. Ahubwo so urandeba nindi wagushinze kundeba. Wasubiyeyo cyangwa ukareba hirya. Uraza kureba yuko nsomana urabireba urabishinzwe. Ubundi songo wa ninde waje hano ubundi? Wiki? Uyu nguyu we nuwe. Nuwahe se ahubwo uruwahe uragenzwa n'iki muri uru rugo? Uragenzwa n'iki muri uru rugo? Subire mu gikoni guteka. Uravuga ngo ndagenzwa n'iki koko? Sinari ngarutse mu rwanjye koko nje kureba urukundo rwanjye papa. Urukundo rwanjye? Uturukundo rwawe? Ubuse uracyamfitiye urukundo ra? Uracyarutekereza ruracyariho? Nese ntarufite nabanzanywe hano n'iki? Are we mama imiteto. Ako mwagiye mureka kwishongora. Ubuse niyo mpamvu naguhamagaraga ntunyitabe nakwandikira ntunsubize. Hanyuma njye naguhamagaye inshuro zingahe? Mama sava kuva ugenda ugenda mpaka ugeze iwanyu. Naguhamagaye inshuro zingahe wanshubije iki? Warambwiye ngo singumye kukwirukaho. Ntago ari kuwambwiye. Nanjye rero ndakubwiye ngo ntuzongere kunyirukaho. Nirukanse ngaruka winyiruka inyuma, fata ibintu byawe mu mutuzo n'umutekano byanjye. Vite are. Nyine nari nkikurakari. Wari ukindakariye? Menya ko nanjye nageze aho nkarakara. Hanyuma mbere y'uko uza wagombaga kumpamagara ukambaza niba uburakari bwarashize. Ntabwo burashira rero, subira iwanyu, nibushira nzaguhamagara nkubwire ntigaruka. Mukishongora. Ukwiye kwibuka ko ari njye mugore wawe wisezerano ari imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Yego lato. Imbere y'Imana n'imbere y'iki? Y'amategeko. Wari wabyibagiwe se ujya kugenda? Uribuka ari kujya kugenda? Urabyibuka? Ariko umwanzuro ugenda. Niyamena. Ariko si iki? Asa nibura ucyamuye ikibazo. Ariko nakubwiye ngo igihe nakubwiriye ukabugumya gusakuza uranshaka w'iki ubundi. Papa sava niba udashoboye no kufata ndawifatira. Ariko irisishya no koko. Urabona igihe uba wampereye?
niba udashoboye gufata umwanzuro reka noneho nkwifatire sibyo Ngo reka nkwifatire kubera yuko ntabwo uba ushoboye kumva ibyo ariko nkubaze koko mama Sava ayo magambo bo yose uba wavuze kuva nijoro kugeza ubu ngubu ubundi bibaye ngombwa ko ufata umwanzuro wa mugani wawe ufata utanyumvishe ngo nisobanure. Papa Sava uravuze ngo ngira amagambo menshi ubwo ntushatse kuvuga ngo ngira amagambo menshi ntabwo ntukiyemo mu bwenge ubwo ngubwo ntabwo ntutse genda gututse wa mugore we ndagututse ariko se ubundi ibyo wabara wowe wisuzumye ukikorera evaluation uba amagambo wavuze guhera nijoro yadondobeka kugeza izi saho bigeze ukivuga ubundi ubwo ni makeya ayo magambo ni makera tuvuge ko utavuga mbese uri mu bantu batavuga ariko hari ugira ngo ntaho ngira njya Papa Sava ugira ngo ntaho ngira njya ugira ngo ntago ngira iwacu umva nagenda uyihore ntabwo nzi ikintu ushaka aho ujya hose ntacyo bitanga uyihorere ntabwo nzi ikintu ushaka umuntu azaba ari aho ngaho uzana induru twagira ngo ahari waransoranye cyangwa wamanuye ku giti ariko mama Sava nk'ubwo uri kujyayo ariko uvuga ngo ndi kujyayo Papa Sava uzi ko wagira ngo ahari uzi ko nta wacu ngira umva ndagiye kandi uzanyifuza none se nk'ubwo ibyo bintu burimo gukora uba wabitekerejeho ubwo ku buryo ugiye ugatunguka iwanyu uvuga ngo ujyanywe n'ifoto y'umukobwa dukorana ngo harya ngo umunsi ngo wabonyeho Merisi rega nta n'isoni wanabivuga Merisi se ubundi ubibabwira kandi mpari ubibabwirira iki njye wajya ubimbwira umva ubwo n'ubura ntashobora kwihangana ubu kubera yuko mbana nawe sinzagiraho nongera kubwira ngo urakoze sinzagiraho nongera kubwira ngo Merisi mbese Merisi se ubwo urumva byari ibintu byo kwireguza Papa Sava ndagiye kandi uzanyifuza ndakubwiye ngo uzanyifuza mwifuza wajyanywe n'ifoto umva uzanabona yuko nari ngufatiye runini ariko runini niba aricyo kikujyanye genda ujya iwanyu ntabwo uzambona nje kugucyura ngewe Papa Sava sinzanakubona unyiruka inyuma sinzanakubona unyiruka inyuma ngo uje kunyura nirukanswa n'umugore nkawe utagira ubwenge wajyanywe n'icyo kintu ngewe ngo singira n'ubwenge umva ndagiye rwose ndagiye nguha amahoro ariko sihuta urabeho rwose usigare mu rugo niba wabiteguye neza genda rwose umva ndagiye umva ntuzanambona ngaruka mama Sava uragiye ntagenda ndagiye ubundi se ko mbona utangiye kurira ntaranarenga umutaro ubwo none nimara ibyumweru bibiri uzaba umeze ute umva ndagiye sigarana urugo rwawe none ugarutse kugira ute uko Papa Sava basi se we ntago wari unkumbuye nkukumbura se ngo ugire ute nkukumbura ngo ugire utera ubu uraje usanga ndimo kuboroga kwambwiye yuko umfatiye runini uzanza kwifuza uraje usanga ndimo kuboroga nicyo hari ubwo usanze mboroga subirayo rero katugende katusubireyo ariko Papa Sava uriya mwana niwe waje kumpagararira mu rugo umwana ugana kuriya koko ariko umwana we ariko reba umwana uri hari uri uramurebye nariya amata yibona n'umwana we ubonye inzobe afite uriya se urarebye ubona n'umwana utumuneke n'umwana se utumutsima ubonye atari umutoto mutongora akanyogwega ubonye ukuntu azunguza ibuno uze kumwitegereza urebe noneho ariko Papa Sava ubwo nk'ubwo uba ushatse kuvuga iki koko ndashaka kukubwira ngo waranyanze kandi hari ibyo wanga ukabigaya abandi bakabona ko bifite agaciro ubwo si byo nagayaga nibi ibyo nshatse kukubwira nuko hari ibyo twita imyanda cyangwa yuko tubihaze bitakigezweho tukabijugunya abandi bakabifata bakabikuramo iby'agaciro uriya rero ntiwavugaga yuko se ariho mfatiye runini naramubonye mbana mfatiye runini cyane ubu turi kumwe gutya urabona natoshye natohagiye nabonye umpa agaciro rero nawe subirayo utegereze ko nzaboroga utegereze ko ndira utegereze ariko nta soni ugatinyuka igihe twataye ngutereta nkakwitaho nkagusaba nkagukwa tukemeranya kubana akaramata nurangiza ngo uragiye ngo wabonye ngo ifoto ngo y'umukobwa umukobwa tunakora na ampurisi ngo hasi mu bintu nanditse ngo nanditseho ngo merisi si gutwaye iki ukahukana ukagenda ngo ntabwo naza kugucyura kubera ifoto ngewe ko Papa Sava nese ko nanjye ari abandi bagore banyoheje ni abagore bakoheje mama we bakoheje ngo icyo abo bagore nese ko bambwiye ngo n'umugabo wanjye atankubita cyangwa ngo antunganye ngo afite izindi nshoreke nabona iriya foto nkagira ngo nibyo nkirakaza ngo ndebe ukuntu bifata
abagore baragushuka ungana utyo ngo ntukubitwa ntuharikwa muri iki kinyejana uti ndahukanye ngo ndebe igihe twamaranye duteretana nkagukunda tukabana ubifa dutandukanywe n'ifoto y'umuntu dukorana ngo harya hasi hariho Mercy umugore yashutse undi atunama ndebe nako nihena undi igihe atarabigira ati bumva nabonye nawe ubwo barakubonye nyine tegereza rero subira iwanyu bazaze kugucyura none bose wambabariye ubwo se urapfukamira iki wipfukama wambabariye wipfukama ntabwo ndi nyagasani bose mbabara ntabwo bizongera papa Sava abagore baragushutse hanyuma se nibura waje usanga uwo wanyitiriraga ari uri hano niwe wahasanze none ndapfukama umuntu mukuru ngo abandi bamushutse ukagenda pe ubu muri iki kinyejana ukeneye gukubitwa cyangwa guharikwa kugira ngo wumve ko umugabo agukunze fata ibikapu byawe ujyane mu nzu none se uradutungana turi babiri wowe nandeze njye n'uriya mukobwa uri mu gikoni ariko gufuha mugafuhera koko uzi ko ijisho rifuha ribona n'umuntu ugize atyo tubwira amubwiye ngo uza kuza dusambane ubu warebye uriya mukobwa ubona nta hantu muzi uriya ntabwo ari mwishywa wanjye nari gukora amahano na mwishywa wanjye uriya si uwo kwa Kanani ngo uriya ni umukobwa wo kwa Kanani wo kwa Kanani nyine ariko papa Sava nawe ntabwo wambwira ngo ni mwishywa wawe nese ntabwo wamusomye kwita amasina bibonye namusomye nyine nagira ngo bikurye ndebe uko uza kwitwara nyuma yawe imbabazi zigira aho ziva nyine nuko ubuje ugatuza iyo wibeshye ukaza witigisa ngo nkwereke urumva iyo uza witigisa ngo nkwereke nari kukubwira ugasubira ariko wacishije make garuka mu rugo rwawe kandi nabyo kuvuga ngo abantu baragushuka kayite si yenda hano da ko namusomye yego wenda yari akiri umwana uramureba ukabona ntawuzi ubu waramwibagiwe mureba urabona atari umukobwa wo kwa Kanani ubwo se nakora amahano na mwishywa wanjye uraho neza ma muraho yo disi kayite si warakuze n'ukuri pasiporo